Ndagira ngo aya ni amashusho yafashwe mu ijoro ryakeye. Uyu uriho kureba kuri screen yawe bamwita Ivan Cyomoro, umuhungu akaba n'imfura ya Perezida Paul Kagame. Ndagira ngo abantu benshi barakomeza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye kuri aya mashusho yakomeje kugenda afatwa uyu mwana Cyomoro ari mu businzi. Ndagira ngo ubwo benshi barakomeza kugenda bibaza impamvu uyu mwana w'umuhungu akomeza kugenda arya mu kabari, mu by'ukuri akica imaje y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kabanasi. Ubwo rero benshi barakomeza kugenda bagaragaza uburakari. Benshi mu banyarwanda baravuga uti ibi ngibi ntabwo bikwiye ku mwana w'umukuru w'igihugu kugaragara mu kabari ari gusamara mu by'ukuri n'abakobwa. Ngariko nguyu mwana w'umuhungu yikundira abakobwa b'abazungu cyane, ngo ntabwo ajya yikoza abirabura. Ndagira ngo n'ubundi ahari ni amashusho yafatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ngo uyu mwana benshi barakomeza kugenda bagaragaza ko ibyo ari gukora ntabwo ari byo. Aya mashusho ni amashusho akomeje kugenda mu by'ukuri agarukwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bibaza impamvu uyu mwana mu by'ukuri yishyira ku karubanda bigeze ahangaha. Ubwo rero bababyeyi twaragowe, ukabona umwana mu by'ukuri ntacyo utamuha ariko akanga kakunanira. Ni amakuru abantu benshi bari gukomeza kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye. Ndagira ngo uyu ni umwana w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bamwita Ivan Cyomoro, akaba n'imfura y'umuhungu wa His Excellency Paul Kagame. Ariko ubwo benshi ibyakomeje kugenda bigaragazwa ku mbuga nkoranyambaga barakomeza kugenda bifata ku munwa, benshi bumiwe. Ninkubwira ngo benshi bumiwe bakimara kubona aya mashusho yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, uyu mwana ari mu businzi, benshi barakomeza kugenda avuga ko ibintu biri gukorwa byakomeje kugera bitungura benshi. Uyu mwana ninkubwira ngo yakomeje kugenda yica imaje y'igihugu cy'u Rwanda, yakomeje kugenda yica imaje y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Muze kubyumva utyo kuko ibintu byakomeje kugenda bigaragazwa n'abanyamahanga bamufashe aya mashusho bakaza kwa mu by'ukuri bayasakaza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ubwo benshi barakomeza kugenda bifata ku matama. Benshi twumiwe tukimara kubona aya mashusho, uyu mwana w'umuhungu ari gusamara mu nkumi, uyu mwana w'umuhungu ari mu tubari. Ubwo yari kumwe n'inshuti ze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Arizona, baravuga uti tujye kunywa akantu, turangije kuba mu by'ukuri dukora akazi, ubutumwa bw'amahoro twagiyemo turaburangije. Umwana w'umuhungu abagiye mu kabari ari kumwe n'izindi nshuti ze, ariko arababwira uti ntihagire n'umwe uza kumfata amashusho, ndabinginze ntihagire n'umwe umfata n'ifoto. Ubwo babyumvikanaho n'inshuti ze, barumvikana ko nta n'umwe uri buze kwa mu by'ukuri ikora ikosa ryo gufata video cyangwa se ifoto, barabyumvikana impress 100%. Ariko n'ubundi hari abantu tugendana n'ubundi mu by'ukuri bakaba bashaka ko duseba. Inshuti zawe rimwe na rimwe mugendana ugize ucunga, burya ngo inshuti niyo mwanzi wawe. Ku ruhande gato haza kwibeta mu by'ukuri umwe mu nshuti ze, arangije akurayo telefone aramukamera. Akimara kumukamera, reka baza bakiri muri ako kabari mu by'ukuri ahita afata ya mashusho yamufashe, ahita yasakaza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ubwo abantu benshi bakimara kubibona bazabone n'Icyomoro, bahita batangira kuyatiza umurindi, bayasharinge ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bavuga uti mu ndebere wa mwana wacu ibintu arimo. Ubwo rero inshuti yabikoze kugeza kuri aka kanya nta nubwo barayimenya. Ariko bajya kwinjira mu kabari bari bahanye isezerano rivuga ko nta n'umwe uza gufata ifoto. Kuko uyu mwana ndagira ngo ntabwo ari ubwa mbere agaragaye ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe n'inkumi cyangwa se mu by'ukuri yagiye mu tubari, ariko baje kumwicaza baramubuza, bamubwira ko atari byo aza kubyumva. Ariko nyine iyo umundi umuntu akiri umusore agifite amaraso ashyushye, ntabwo mu by'ukuri wamuhanura ngo aze. Burya nta muntu uhanurwa, umuntu niwe wihanura ku giti cye. Nta muntu uhanurwa, umuntu niwe uhanura ku giti cye. Kuko uyu mwana hanuwe kenshi inshuro nyinshi cyane. Ndagira ngo mwakomeje kugenda mubona uyu mwana amashusho yakomeje kugenda afatwa agiye atandukanye mu bihe bitandukanye, aricazwa, agirwa inama, aza kuba abireka. Ariko kuri aka kanya abantu benshi bakimara kubona aya mashusho baguye mu kantu, bakimara kubona mu by'ukuri amafoto yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abantu benshi baguye mu kantu. Ubwo bya bigarasha birwanya igihugu cy'u Rwanda byamaze kubona aya mashusho y'uyu mwana wa perezida, mu by'ukuri bitangira kuyatiza umurindi, bivuga uti nimba umuhungu yaramunaniye ni gute twe yaza kuba dushobora. Ubwo benshi mu banyarwanda nabo bazabyumva utyo, batangire kugira ikiniga, batangire kumva mu by'ukuri bafite aya mashusho. Ninkubwira ngo yateye abanyarwanda benshi agahinda, uze kubyumva. Uyu ni umwana byashoboka ko mu by'ukuri yanasimbura se akajya ku butegetsi akaba yayobora. Ariko se wayobora gute utaramenya gufata inshingano zawe nawe ubwawe?
nyine abantu benshi nuko bakomeza kugenda batanga ibitekerezo bavuga uti ni gute uyu mwana yaza kuba ayobora igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri nawe adashoboye kuyobora ubuzima. Ugasanga nyine nuko mu by'ukuri uyu mwana ibintu yakoze yakomeje kugenda asebya yasebeje ababyeyi b'Abanyarwanda benshi. Ntabwo ari umubyeyi umwe yasebeje ababyeyi b'Abanyarwanda benshi. Ibi ngibi ntabwo byari bikwiye ku mwana mu by'ukuri mwiza gutya, ku mwana ureba ukamubonamo ejo hazaza, kandi n'umwana ufite ubwenge Empress. Uyu mwana afite ubwenge, ndagira ngo bagenzi be mu nkuru aka kanya murabizi ko ari umwana ufite ubwenge. Uyu mwana ni nkubwira ngo ni umwana uzi icyo gukora, iyo ageze ku gikorwa agikora neza atazubaje, ariko sinzi abadayimoni bamufata akajya kubanywa inzoga. Ubwo rero agaragara mu tubari ari kumwe n'inkumi, ndagira ngo muriho kureba kuri screen zanyu, uyu mwana yizihiwe afite champagne mu ntoki, mu by'ukuri nyine ari kugenda abyina, arimo gusukira inshuti ze, baryohewe benjoyinze, mu by'ukuri nyine ibintu biraryoshye, ibintu ni amahoro n'umutamu. Ariko yirangagiza ko inshuti mugendana rimwe na rimwe nizo zigushyira, iyo uri gutera imbere buri gihe inshuti zawe zirakurwanya. Niba uzi kuri gutera imbere buri gihe inshuti zawe nizo zigomba kugushyira hasi. Kuko uyu Ivan Cyomoro ajya kwinjira mu kabari n'abandi bagenzi be, mu by'ukuri yababwiye ngo ntihagire n'umwe uza kumfata ifoto, ntihagire n'umwe umfata video. Ubwo rero mu kabari haba harimo abantu benshi bagiye batandukanye, nta wamenya nimba ari bari kumwe cyangwa se mu by'ukuri ari abandi bantu bari muri Arizona baje kwa mu by'ukuri bamufata aya mashusho. Ubwo ngubwo amashusho bazamare kuyafata bayakipinge kuri device, mu by'ukuri bahite bayasakaza ku mbuga nkoranyambaga. Amashusho ni nkubwira ngo yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, ubyumve ko ari uko byagenze. Ababyeyi bazayabone bakubitwe n'inkuba, bifate bikorera amaboko, kuko mama w'uyu mwana ngo aramukunda cyane. Azabona aya mafoto yumva agahinda n'ikiniga kiramwishe. Burya ntabwo Imana yaguhereza ibintu byose, ishobora kuguha ubutunzi ikakwima mu by'ukuri kubyara, ishobora kuguha kubyara ikakwima mu by'ukuri bityo. Nyine ni wumva ngo ubuzima bwawe urimo ujye ubushimira Imana, wumve ukomeze ko ari uko bigomba kugenda, kuko ntabwo Imana yaguha byose. Imana iguhaye byose ntabwo washobora. Ubwo nyine bagiye kumava atangira gusenga avuga uti Mana ni iki nakoze cyatuma udahindura umwana wanjye. Uyu mwana arakomeza kugenda atera agahinda ababyeyi benshi b'Abanyarwanda. Ndagira ababyeyi bose b'igihugu cy'u Rwanda bikoreye amaboko, bavuga ko uyu mwana icyo yakoze ni ukubasebya nta kindi. Ubwo rero bazabibone bahita bamukuraho yarari muri Arizona, bahita bamutahisha igitaraganya, bamutegesha intege, bamubwire ngo taha. Kuko nyine uyu mwana urabona ko iyo ageze mu bakobwa arasamara. Ubwo rero hari abantu benshi bakomeza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye, ngo abamuzi bavuga ko yikundira inkumi z'Abanyamerika. Uyu mwana ngo ni nkubwira ngo yikundira abakobwa b'Abanyamerika cyangwa se abazungu, uze kubyumva utyo, kuko ngo ntabwo yakikoza abira, oya ngo ntabwo yikoza abirabura. Uyu mwana yikundira inkumi z'abazungu, ngo ntabwo ajya yikoza, kuko nyine ngo nibo bamukorera. Uyu mwana ni nkubwira ngo abazungu nibo bamukorera, uze kubyumva, akunda abazungu cyane kurusha. Nyine urabona ko ibintu bikomeza kugenda bigaragara mu mashusho yose akomeza kugenda agaragazwa, n'ubundi ibi byose abikora ari mu bihugu by'amahanga. Ibi byose abyigira gutya ari mu bihugu by'amahanga. Ntabwo yakora ikosa ryo kwikora mu rw'imisozi igihumbi aze gukora amafuti ameze gutya, kuko iyo ari mu Rwanda abatekanye buri gihe. Ariko ngo yagera mu bihugu by'amahanga akaza kuba akora ereri zimeze gutya. Ntabwo ari ubwa mbere amashusho nk'aya ngaya aza gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga. Ivan Cyomoro mu by'ukuri ari kuba abyina n'abakobwa ndetse ari mu businzi. Ubwo rero abantu benshi barakomeza kugenda bibaza impamvu umwana ashobora kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, umwana ushobora kuba mu by'ukuri uturuka ku baperezida, ariko akaza kuba akora ereri zimeze. Nimba ari ikintu kiba kigomba kubaho ku mwana w'umuperezida, nimba ari ikintu kiba kigomba kubaho ku muyobozi wese mu by'ukuri ukomeye mu nzego zigiye zitandukanye, buri gihugu cyose ku isi, umwana aba agomba kuba arinzwe. Ariko ngo uyu mwana ntabwo yari wenyine, yari kumwe n'abandi bana mu by'ukuri b'abakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye. Ubwo ngo bari boherejwe mu butumwa bw'amahoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo abana baza kugera ku isaha y'isa 8 z'ijoro, baravuga ngo ntabwo turi buze kuryama tutagiye kunywa agacupa. Ubwo rero bose bashyira nzira, barangije mu by'ukuri bajya muri Arizona bafata imodoka. Ndagira ngo nyine n'abana bo bakuru b'igihugu cy'u Rwanda buri wese abafite mu by'ukuri umurinda. Ni nkubwira ngo n'abana barinzwe, uze kubyumva, kuko ntuze kumva ngo bagiye mu kabari bafatwa gutyo gusa. N'ubundi n'abana bafite n'abana bavukiye mu biryo n'amafaranga,
batariye amafaranga yabase ntacyo yazama, kuko aba bana bari blessed, n'abana baba bafite umugisha, n'abana bagomba kurya amafaranga. Ariko nyine ntabwo bikwiye kubona umwana w'umukuru w'igihugu runaka ari kugenda ku karubanda nyine akagaragara mu by'ukuri ari mu businzi cyangwa se ari mu nkumi. Ibi biraza kuba byakangiza mu by'ukuri brand cyangwa se image yabase cyangwa se y'ibihugu byabase, kuko nyine ntago uza kubona ko hari benshi barwanya igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byakomeje kugenda bigaragara by'aba bana bagendaga banywa amayoga, ugasanga nyine bya bigarashani byo byatije umurindi aya mavideo mu by'ukuri bipfa kubona akantu kose gasebye igihugu cyangwa se kasebye igihugu bahita bagafatira hejuru. Ariko ibi byose ntago nyine twaza kuba tubarenganya n'uyu mwana mu by'ukuri utagerageje cyangwa se utabashe kuba ya protectinga iyo image, ntabwo nyine yabashe kuba yasevinga image ye amenye ko ari brand y'igihugu runaka, kuko aho uba wagiye n'ubundi uburi ishusho y'igihugu cy'u Rwanda. Benshi ubwo bakabibona bazavuga uti ese uyu niwe mwana ushobora kuba wayobora u Rwanda mu gihe runaka, bakavuga uti ese uyu niwe mwana mu by'ukuri bavuga ngo bizereramo. Ubwo nyine benshi uyu mwana ni umwana ugaragara neza, n'umwana iyo umubonye ubona ko yitonda, ariko ngo akunda ninkubwira ngo akunda inkumi z'abazungu uze kubyumva ngo ntago yarari inkumi. Ubwo rero ibintu byinshi birakomeza kugenda bivugwa, abenshi bagatanga ibitekerezo bitandukanye bavuga uti uyu mwana icyo yadukoreye ni ukudusebya ntazasubire mu butumwa bw'amahoro. Ariko rero mama we nyine uyu mubyeyi ninkubwira ngo uwitwa Jeannette Kagame ninkubwira ngo akunda Ivan Cyomoro uze kubyumva, ninkubwira ngo Jeannette akunda Cyomoro uze kubyumva, kuko ngakimara kubibona ngazahita ajya ku mavi asenge. Ari nayo mpamvu Imana idashobora kuguha ibintu byose ngo ibashe kuguhereza abana bazima, iguhereza ibyo kurya ibyo kunywa byose, nyine ngo ibiguhe byose. Nta gihe cyo gusenga na gito wazagira, nyine udahuye n'ibigeragezo ntabwo wasenga. Ubwo buri wese aba afite ikigeragezo cye, ariyo mpamvu nakomeje kugenda mbwira mu by'ukuri abantu benshi ushobora kuba ufite ibibazo bigiye bitandukanye, ariko jya ushima Imana uko waba umeze kose. Uko waba umeze kose jya wicara ushima Imana, wumve kuko yakuremye byanga byakunda hari impamvu umeze gutyo. Ubwo rero uyu muhungu azabe mu by'ukuri ari kugenda abyinana n'abakobwa, azaba ari kugenda anywa amayoga, nyine basinde mubwire ngo bagende banywa inzoga, kuko bafunguraga champagne indi yahaye ninkubwira ngo bafunguraga champagne izindi zahageze uze kubyumva. Ubwo niko baguriraga buri umwe wese wari uri aho ngaho, bamubwira uti fata icyo kunywa n'undi bamuhe. Nyina abana aho bageze baba bafite amafaranga ubyumve, n'ubundi amafaranga si cyo baba, ntabwo bari ikibazo kuri bo, ntabwo amafaranga aba ari ikibazo kuri bo, ahubwo ikibazo naho bayarira. Aba bana baba bafite amafaranga, ikibazo si amafaranga naho bayarira. Nabo rero iyo bageze aho ngaho, buri wese uri aho ngaho agomba kunywa agataha yasinze. Ariko ibi ngibi mu by'ukuri ntabwo byakagombye kuba bikorwa, cyangwa se ntibikwiye ku mwana w'umuperezida w'igihugu runaka. Uyu we ibyo yakoze ni sakirirego, dore ko benshi bakomeza kugira bavuga uti uyu mwana ni ibiki yadukoreye. Tumwizereramo yarangiza mu by'ukuri nyine benshi barakomeza kugenda barakarira uyu mwana w'umuhungu ku mashusho yakomeje kugenda afatwa ku isaha y'isa 8 z'ijoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Arizona. Ubwo benshi barakomeza kugenda bagaragaza agahinda n'intimba ku mitima yabo. Ubwo nyine uko byaje kuba byagenda nuko nagahinda mu mitima, munyemerere ndekeraho.